Hari amazina yanditswe mu mateka y'u Rwanda atazigera asibangana. Amazina y'abagabo bahisemo gutanga ubuzima bwabo kugira ngo igihugu cyongere kibone ubuzima, amahoro n'icyizere. Ariko se ubundi General Mubarakh Muganga ni muntu ki? Ni uruhe rugendo rwamuvanye mu buhungiro rukamugeza ku mwanya usumba indi yose mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda? Ni izihe ntambara yanyuzemo? Ni izihe nshingano zikomeye yahawe? Kandi niki cyatumye yizerwa kugeza agize Umugaba Mukuru w'ingabo z'u Rwanda? Iyi si inkuru isanzwe, ni amateka y'umusirikare wabaye umwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu, wahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ari kumwe na bagenzi be. Akomeza imyaka irenga 30 yubaka igisirikare gifatwa nk'icy'umwuga kandi cyubashywe ku rwego mpuzamahanga. Muri iyi documentaire tugiye gukurikirana ubuzima bwa General Mubarakh Muganga kuva akiri umwana wavukiye mu buhungiro, uko yinjiye mu gisirikare, urugendo rutoroshye rwo ku rugamba rwo kubohora igihugu, amasomo yihariye yize mu bihugu bitandukanye, inshingano ziremereye yagiye ahabwa kugeza ku munsi yagize Umugaba Mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Hari amakuru benshi batazi, amateka adakunze kuvugwa, ndetse n'ibikorwa byamugize umwe mu basirikare bafite ibigwi bikomeye mu Rwanda. Niba ukunda kumenya amateka y'ukuri, ubuzima bw'abayobozi bakomeye n'inkuru zubaka ubumenyi, iyi ni video udakwiye gucikwa. Nje nitwa Bakis Christian, guhaye ikaze muri iki kiganiro. Banza ukande like, comment, share ndetse na subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'inkuru zicukumburanye ubwenge. General Mubarakh Muganga yavutse mu mwaka w'1967, avukira mu gihugu cya Uganda, aho ababyeyi be bari barahungiye hamwe n'abanyarwanda benshi. Muri icyo gihe hari hashize imyaka mike abanyarwanda benshi bahunze igihugu kubera imvururu n'ihohoterwa byabaye guhera mu mpera z'umwaka w'1959. Iyo miryango yaje gutura mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Uburundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi. Mubarakh Muganga yavukiye muri ubwo buzima bwo kuba impunzi. Nubwo atigeze avukira ku butaka bw'u Rwanda, yavukiye mu muryango wamwigishaga ko igihugu cye nyakuri ari icy'u Rwanda, kandi ko umunsi umwe yagombaga kuzagisubiramo. Papa we Haji Saleh Muganga nawe yari umwe mu banyarwanda bari mu buhungiro. Ibi byatumye Mubarakh akurira mu muryango wari ufite icyifuzo gikomeye cyo kuzabona u Rwanda rwongeye kuba igihugu cy'abanyarwanda bose. Ubuzima bwo mu buhungiro ntibwari bworoshye. Imiryango myinshi yabaga ifite ubushobozi buke, ariko ikarangwa n'icyizere n'umutima wo kudacika intege. Abana bigaga, bagakora imirimo itandukanye, ariko bakanahora bumva inkuru z'igihugu batigeze babona amahirwe yo kubamo. Nk'abandi bana benshi b'abanyarwanda bari mu buhungiro, Mubarakh Muganga yakuze yumva amateka y'igihugu cye, yumva impamvu umuryango we wahunze, ndetse anumva inzozi z'ababyeyi be zo kuzongera gutaha mu Rwanda. Ayo mateka yo mu muryango n'ayo mu buhungiro yagize uruhare rukomeye mu kubaka imitekerereze. Yamenye hakiri kare agaciro ko gukunda igihugu, kubaha inshingano no kwihanganira ibihe bikomeye. Mu gihe Mubarakh Muganga yakuriraga mu buhungiro muri Uganda, kimwe n'abandi banyarwanda benshi bo muri icyo gihe, yareberaga hafi ubuzima bw'impunzi n'icyifuzo cyo kuzabona igihugu cyabo kibohowe. Ibyo byatumye afata icyemezo cyo kwinjira mu gisirikare, agamije gutanga umusanzu we mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no gufasha abanyarwanda kubona uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Kugira ngo abigereho, habanje kunyuramo amahugurwa ya gisirikare. Mu mwaka w'1988 yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Jinja muri Uganda, aho yatangiye amasomo yo ku rwego rwa cadet officier. Muri iryo shuri yatojwe ubumenyi bw'ibanze bwa gisirikare burimo imyitwarire ya gisirikare, discipline, imiyoborere y'abasirikare, gukoresha amayeri y'urugamba no gufata ibyemezo mu bihe bikomeye.
Ayo mahugurwa yamuteguriye inshingano zikomeye zari zimutegereje imbere. Nyuma yo kurangiza ayo masomo mu mwaka w'1989, Mubarakh Muganga yahise yinjira mu ngabo za RPA Inkotanyi, yitegura kwifatanya n'abandi barwanyi mu rugendo rwo kubohora u Rwanda. Nta muntu wari uzi icyo ejo hazaza hari kumubikira, ariko icyo gihe yari amaze gutera intambwe ya mbere yari igiye kumugira umwe mu basirikare bazagira uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Nyuma yo gusoza amasomo ye ya gisirikare no kwinjira mu ngabo za RPA Inkotanyi, Mubarakh Muganga yari yiteguye gutanga umusanzu we mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ku itariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1990, urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye ku mugaragaro. Intego yago yari uguharanira ko impunzi z'Abanyarwanda zibona uburenganzira bwo gutaha no gushaka umuti w'ibibazo igihugu cyari kimazemo imyaka myinshi. Kimwe n'abandi basirikare ba RPA, Mubarakh Muganga yinjiye muri urwo rugamba rwari rutoroshye. Bahanganye n'ibibazo byinshi birimo urugendo rurerure, kubaho mu mashyamba, ibihe bibi by'ikirere n'imirwano ikomeye yabaga hafi buri munsi. Mu gihe urugamba rwakomezaga, abasirikare bahuraga n'ibihe bikomeye byabasabaga kwihangana, gukorera hamwe ndetse no gukomeza intego yo kubohora igihugu. Ibyo bihe byabaye ishuri rikomeye kuri Mubarakh Muganga, bimwubakamo ubunararibonye mu bya gisirikare ndetse bimutegurira inshingano zikomeye yari kuzahabwa mu myaka yakurikiyeho. Ariko mu kwezi kwa Mata mu 1994, urugamba rwafashe indi ntera nyuma y'itangira rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibintu byahinduye inshingano z'ingabo za RPA, zirushaho kwibanda no mu guhagarika ubwicanyi no gutabara abasivili. Mu kwezi kwa Mata mu 1994, urugamba rwo kubohora u Rwanda rwafashe indi ntera nyuma y'uko hatangiye Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyari urugamba rwo kubohora igihugu cyahise kiba n'urwo gutabara abaturage no guhagarika ubwicanyi bwakorwaga hirya no hino mu gihugu. Kimwe n'abandi basirikare ba RPA Inkotanyi, Mubarakh Muganga yakomeje inshingano ze muri urwo rugamba rwari rukomeye kandi rwihutirwaga, kugeza ubwo Jenoside yahagarikwaga ku itariki Nyakanga mu 1994. Iyo ntsinzi yabaye intambwe ikomeye mu kongera kugarura amahoro n'umutekano mu Rwanda. Nyuma yo kubohora igihugu, urugamba ntirwari rurangiye. Hari hakurikiyeho indi nshingano ikomeye yo kongera kubaka igisirikare cy'umwuga cyarinda Abanyarwanda bose nta vangura. Mubarakh Muganga yakomeje gukorera mu ngabo z'u Rwanda, agahabwa inshingano zitandukanye mu buyobozi ndetse no mu bikorwa bya gisirikare. Muri urwo rugendo yakomeje kwihugura no kongera ubumenyi bwe. Yitabiriye amasomo ya gisirikare yo mu rwego rwo hejuru mu bihugu bitandukanye. Ubunararibonye yakuye ku rugamba, disipurine ndetse n'ubuyobozi bwe byatumye agenda agirirwa icyizere, azamurwa mu mapeti ndetse ahabwa inshingano zirushaho gukomera uko imyaka yagendaga ishira. Urugendo rwe rwabaye urugero rw'uko umusirikare ashobora kuva ku rugamba rwo kubohora igihugu akagira uruhare mu kubaka ingabo z'igihugu zubakiye ku bunyamwuga, ubwitange ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu. Nyuma yo kubohora u Rwanda no gutangira kubaka ingabo z'igihugu, General Mubarakh Muganga yakomeje urugendo rwo kwiyubaka nk'umusirikare w'umwuga. Yizeraga ko ubuyobozi bwiza buturuka ku bunararibonye, ariko bukongerwaho n'ubumenyi bugezweho. Ni muri urwo rwego yitabiriye amasomo atandukanye ya gisirikare mu bihugu byinshi. Mu mwaka w'2005 yize muri Zambia, akurikirwa n'amasomo muri Kenya mu mwaka w'2006 ndetse no mu mwaka w'2007. Muri uwo mwaka w'2007 yanize mu Bushinwa. Nyuma yaje gusubirayo mu mwaka w'2012 kugira ngo abashe kwihugura.
Mu mwaka wa 2008 yakomereje amasomo ye mu Misiri. Aya mahugurwa yamufashijeho kurushaho gusobanukirwa imiyoborere y'ingabo, igenamigambi rya gisirikare, umutekano ku rwego rw'akarere ndetse n'isi yose muri rusange, n'uburyo bwo kuyobora ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Uretse ayo masomo ya gisirikare, General Mubarakh Muganga afite kandi impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere. Ibintu byarushijeho kumwongerera ubushobozi mu buyobozi. Uko yagendaga yiyungura ubumenyi, ni nako yagendaga ahabwa inshingano zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda. Yabaye umuyobozi mu byiciro binyuranye bya RDF. Ayobora abasirikare mu bikorwa bitandukanye byo kurinda umutekano no kubaka igisirikare cy'umwuga. Mu nshingano ze yanagize uruhare mu guteza imbere imyitozo ya gisirikare no gutoza abasirikare bato. Agaragaza ubunararibonye n'ubushobozi mu buyobozi. Azwi kandi nk'umuyobozi ushyira imbere disipurine, ubunyamwuga ndetse n'ubwitange. Icyizere yagirirwaga n'ubuyobozi bw'igihugu cyakomeje kwiyongera uko imyaka yagendaga ishira. Inshingano zose yagiye ahabwa yazikoranye ubwitange, bituma agenda azamurwa mu mapeti no mu buyobozi. Urwo rugendo rwose rwamugejeje ku zindi nshingano zikomeye kurushaho, zirimo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka mbere y'uko aza kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nyuma y'imyaka irenga 30 akorera igihugu mu ngabo z'u Rwanda, General Mubarakh Muganga yakomeje kugirirwa icyizere kubera ubunararibonye bwe, ubuyobozi bwe n'umusanzu yatanze mu kubaka igisirikare cy'umwuga. Ku itariki 4 Kamena mu mwaka wa 2021, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo Paul Kagame yamuzamuye ku ipeti rya Lt General. Uwo munsi kandi yanamugize umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Chief of Army Staff, imwe mu nshingano zikomeye cyane mu buyobozi bwa RDF. Muri uwo mwanya yari ashinzwe kuyobora ingabo zirwanira ku butaka, gukurikirana imyitozo yazo, kuzongerera ubushobozi ndetse no gukomeza kubungabunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Yabaye kandi umwe mu bayobozi bakuru bagize uruhare mu gukomeza guteza imbere ubunyamwuga n'imikorere y'ingabo z'u Rwanda. Hashize imyaka 2, ku itariki 5 Kamena mu mwaka wa 2023, Perezida Paul Kagame yongeye kumugirira icyizere amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Defense, asimbuye General Jean Bosco Kazura. Kugirwa umugaba mukuru w'ingabo ni umwe mu myanya ikomeye kurusha indi mu gisirikare cy'u Rwanda. Ni inshingano zo kuyobora no guhuza ibikorwa by'ingabo zose za RDF, gutanga inama ku bibazo by'umutekano no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'igisirikare mu kurinda ubusugire bw'igihugu no kugira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Iri zamurwa ryagaragaje icyizere gikomeye ubuyobozi bw'igihugu bwari bumufitiye. Nyuma y'urugendo rurerure rwaranze n'ubwitange, disipurine n'umurimo yakoze kuva akiri umusirikare muto kugeza ageze ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Kubera uruhare yagize mu kubohora igihugu, guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi no gukomeza kubaka ingabo z'u Rwanda, yagiye ahabwa imidari n'ibihembo bitandukanye by'icyubahiro. Muri ibyo harimo umudari wo kubohora igihugu uzwi nka National Liberation Medal, umudari wo guhagarika Jenoside uzwi nka Campaign Against Genocide Medal, umudari w'ibikorwa byo hanze y'igihugu uzwi nka Foreigner Campaign Medal, umudari w'ishimwe utangwa n'umukuru w'igihugu uzwi nka Presidential Inauguration Medal. Harimo n'ibindi bihembo by'ishimwe nka Combat Action Ribbon, Combat Service Ribbon ndetse na Community Service Ribbon. Iyo midari ni ikimenyetso cy'uruhare rwe mu bikorwa bitandukanye byaranze amateka ya RDF n'igihugu muri rusange. Iyo tuvuye ku buzima bwa gisirikare tukareba ubuzima bwe bwite,
General Mubarakh Muganga azwi nk'umuntu ukunda kubaho mu ituze kandi utagaragara cyane mu buzima rusange. Akomoka mu muryango w'abayoboke b'idini rya Islam kandi azwiho kubaha inshingano, disipurine ndetse n'ubunyamwuga. Azwi kandi nk'umukunzi w'umupira w'amaguru. Mu bihe bitandukanye yabaye mu buyobozi bw'ikipe ya APR Football Club. Ikintu kigaragaza ko n'inyuma y'inshingano za gisirikare yakurikiranye ibikorwa bya siporo. Urugendo rwa General Mubarakh Muganga rugaragaza isomo rikomeye ku buyobozi bwubakwa n'igihe, umurava, kwihugura ndetse no gukorera igihugu bikuye ku mutima. Kuva avukiye mu buhungiro mu mwaka w'1967 akinjira mu ishuri rya gisirikare rya Jinja, akarwana urugamba rwo kubohora igihugu, akagira uruhare hamwe na bagenzi be mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi kugeza ayoboye ingabo z'u Rwanda. Ni amateka agaragaza urugendo rurerure rwuzuye inshingano n'ubwitange. Uyu munsi nk'Umugaba Mukuru w'ingabo z'u Rwanda akomeje kuyobora RDF mu nshingano zayo zo kurinda ubusugire bw'igihugu, kubungabunga amahoro no gukomeza guteza imbere igisirikare cy'umwuga cyubashywe haba mu Rwanda no mu rwego mpuzamahanga. Aya ni amateka ya General Mubarakh Muganga, amateka y'umugabo wavuye mu buhungiro akitanga ku rugamba rwo kubohora igihugu, akagenda azamuka mu nshingano kugeza ageze ku rwego rwo hejuru mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iyi documentaire kugeza ku musozo. Niba hari icyo mungutse muri aya mateka, mibuke gukanda like, subscribe no gukanda inzogera kugira ngo mujye mubona izindi documentaire zubakiye ku mateka nyakuri y'u Rwanda n'isi muri rusange. Musangize n'abandi kandi mutwandikire mu bitekerezo mutubwire undi muyobozi cyangwa se indi nkuru mwifuza ko twazakora. Tuzongera kubonana mu yindi documentaire. Nje nitwa Bakis Christian, ndakushimiye.